barinzi bavayo baraniga rubandise abakora mu ndege bavayo Carmen avayo Rube ninde mama we Salman Khan banza kuramo ikote Rube nako ntabwo narikuramo ndarikuramo nyuma Rube ese uzi umugabo umaze imyaka irenga 30 atambutsa filimi zose zikunzwe mu Buhinde. Uzi umukinnyi w'ikinamico wagize uruhare mu guhindura Bollywood uko tugize ubu ngubu. Uyu ni Salman Khan, ikirangirire mu ruganda rwa filimi, akaba ari umuhanzi, producer ndetse n'umunyabikorwa by'impuhwe. Reka turebere hamwe amateka ye, ubuzima bwe bwite, filimi yagaragayemo ndetse n'ibindi byinshi wenda utaruzi kuri we. Reka nkwibutse ko wicano yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa stars batandukanye bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye kuburyo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumva interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka twitangirire twirebera ubuzima n'amateka y'uyu mukinnyi wa filimi ukunze cyane. Salman Khan yavukiye mu mujyi wa Indore, aha ni mu Buhinde, ku itariki ya 27 Ukuboza umwaka w'1965. Amazina ye nyakuri yitwa Abdul Rashid Salim Salman Khan. Uyu papa we yitwa Salim Khan, ni umwanditsi ukomeye w'amafilimi, naho nyina yitwa Sushila Shalak. Waje guhindura izina aba Salman Khan. Yakuriye mu muryango w'abahanzi, akurana n'abavandimwe be aribo Arbaaz Khan ndetse na Sohail Khan, nabo binjiye muri sinema. Salman Khan yatangiye gukina muri sinema mu mwaka w'1988 mu mafilimi yo muri icyo gihe, ariko yamenyekanye cyane mu mwaka w'1989 ubwo yakinaga muri Miyane Pyar Kiya, filimi y'inkundo yatumye amenyekana ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni filimi yatumye atsindira igihembo cya Filmfare Award for Best Male Debut. Salman Khan yakinnye muri filimi nyinshi zikomeye, twakubwira nka Kalana Arjun yasohotse mu mwaka w'1995. Yakinnye ari kumwe na Shah Rukh Khan, uyu muramuzi nawe ni icyamamare mu gihugu cy'Ubuhinde. Yagukinnye muri filimi nka Telenam yasohotse mu mwaka 2003, yagaragayemo mu buryo bw'amarangamutima menshi. Benshi bavuga ko ari imwe muri filimi yashimangiye ko Salman Khan ari umukinnyi w'umuhanga bidasubirwaho. Yagukinnye muri filimi nziza cyane Wanted yasohotse mu mwaka 2009. Iyi filimi yatumye asubirana izina rye mu gihe yari amaze gucika intege. Yagukinnye muri filimi nziza cyane The Bank yasohotse mu mwaka 2010. Yagukinnye filimi nziza nka A.K. The Tiger yasohotse mu mwaka 2012, aho yakinnye nka agent w'ubutasi. Yagukinnye filimi nka Bajrang Bhaijaan yasohotse mu mwaka 2015. Yagaragaye nk'ufasha umwana w'umunyapakistan utari uzi kuvuga gusubira iwabo. Yagaragaye kandi muri filimi nka Sultan yasohotse mu mwaka 2016. Yabaye Lester, umukinnyi w'imbaraga, afasha benshi kurushaho kumukunda. Yagukinnye filimi nziza cyane nka Tigers in the Hair igice cya kabiri, A.K. The Tiger. Iyi ni imwe muri filimi yakomeje kumushyira ku rwego mpuzamahanga. Yagukinnye filimi nka Kiska Bai Kiska Jina, imwe muri filimi za vuba zamugaragaje nk'ikirangirire gihoraho. Yongeye kugaragara kandi ari kuvugisha abantu benshi muri filimi nka Scandal, imwe muri filimi iri gukora ku marangamutima y'abantu benshi bari kuyireba. Uretse gukina amafilimi, Salman Khan ni umuntu ugira impuhwe. Yashinze umuryango witwa Being Human Foundation uharanira uburenganzira n'ubuvuzi ku batishoboye. Azwiho no gutera inkunga abakinnyi bakiri bato,
abashoramari b'amafilimi ndetse no gufasha abatishoboye atitaye ku idini cyangwa inkomoko. Nubwo akundwa cyane, Salman Khan yahuye n'inkubiri nyinshi. Yigeze gufungwa igihe gito azira gutwara imodoka yagonze umuntu mu mwaka wa 2002. Hari inkiko yaciriweho urubanza bijyanye no kwica inyamaswa mu ishyamba, Black Buck Case. Nimuyishaka nazayibakorera kuko twifiteho amakuru arambuye. Ariko ibi byose ntibyigeze bituma agabanuka mu rukundo afitiwe n'abakunzi be. Salman Khan si izina rishaje, ni icyitegererezo ku bakinnyi bakiri bato n'abakunzi ba sinema muri rusange. Yagize uruhare rukomeye mu guhindura Bollywood ndetse anakomeza gukundwa n'abatuye isi yose. Ese nihe filime ya Salman Khan ukunda cyane kurusha izindi? Tubwire muri comment nta kibazo. Niba wifuza ibindi byegeranyo nk'ibi ku buzima bw'ibyamamare mu ruganda rwa sinema, kora subscribe kuri channel yacu ya Rukezo, ufungura akazogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.